Hello mumeze mute? Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ko konsa ku mubyeyi wabyaye. Ubundi mu busanzwe umubyeyi wabyaye agomba konsa nibura umwana we mu isaha imwe avutse. Iyo amwonyeje hakiri kare bituma umubyeyi atava cyane nyuma yo kubyara, kuko bituma nyababyeyi yikanya cyangwa se yifunga ya mitsi iri muri nyababyeyi aho iya nyuma yari ifashe ikifunga, bityo bigatuma umubyeyi atava nyuma yo kubyara. Rero umubyeyi ukimara kubyara ahita ushyira umwana wawe ku ibere, bizakurinda kuva. Kandi nanone umubyeyi agomba konsa umwana nibura amezi 6 nta kintu amuvangiye, haba amata haba imbuto, akamwonsa nta kintu amuvangiye. Kandi akamwonsa akageza ku myaka nibura 2 ataramucoda cyangwa se ataramukura ku ibere, kuko bituma umwana atarwaragurika kuko aba yonse igihe gihagije. Ikindi, umubyeyi nibura buri masaha 2 cyangwa 3 agomba konsa umwana we ku munsi, bigatuma yonka nibura hagati inshuro 8 na 12 ku munsi. Niba mwonyeje buri masaha 2-3 bituma za nshuro 8 na 12 zigera. Kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko agomba konka ibere rimwe hagati y'iminota 10 na 20, kandi akaryonka akarimaramo akabona kujya ku rindi. Nibwo umwana aba yonse neza kandi akaba ahaze. Akamaro ko konsa rero ku mubyeyi uri konsa, akambere nuko bikurura urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi. Umubyeyi ari konsa areba umubebe we, amureba mu maso, barebana, bituma urukundo rwiyongera, cyangwa se hagati ye n'umwana bituma bonde cyangwa se umurungu uri hagati yabo w'urukundo wiyongera. Uko akomeza amwonsa amureba bituma mukunda cyane. Niyo mpamvu usanga ababyeyi b'abamama bakunda abana cyane, kuko baba barabonyeje. Ikindi, birinda guhangayika cyangwa se kwiheba nyuma yo kubyara. Akenshi ababyeyi iyo bamaze kubyara usanga bagira ikintu cyo kwiheba n'agahinda, kuko akenshi baba bari bonyine, afite ububabare, yihebye, kurera bitoroshye. Ariko iyo ari konsa umwana we byose biragenda, akabona koko yavunikiye ukuri, afite umwana muzima uri konka, uko akomeza amwonsa akagenda yishima. Ikindi, konsa neza ni uburyo bwo kuboneza urubyaro. Umubyeyi wabyaye agahita yonsa umwana we, akamwonsa za nshuro twavuze, amwonsa bwa buryo twavuze mu gihe gihagije, inshuro hagati 8 na 12, umubyeyi atinda kubona imihango nyuma yo kubyara, akaba yageza n'imyaka 2 atarabona imihango, bityo bikaba bimufashije kuboneza urubyaro. Iyo atinze kubona imihango atinda no gusama inda ikurikiyeho. Rwose ni uburyo bwizewe, budafite umusemburo, butagira ingaruka, budatera ibibazo, kandi ni uburyo butagurwa, ni uburyo wakwikorera konsa umwana wawe, kandi n'umwana akaba ari kubigiriramo inyungu nziza kuko nyine uri kumwonsa. Ikindi cyangwa se akandi kamaro ko konsa ku mubyeyi ni uko birinda kanseri y'ibere. Uko ya mashereka ari gukorwa agasohoka ntagumemo, bituma kanseri y'ibere nta hantu yayikura. Kuko iyo amashereka akozwe akaguma mu ibere, umwana ntayonke, bitangira bizana ibindi bibazo, rikabyimba, rikaka umuriro, kumva rirashyushye, rikakurya. Uko bitindamo, ya mashereka atindamo umwana atayonse, nibyo birangira bivuyemo kanseri. Rero umubyeyi onsa umwana wawe neza, kandi kenshi bitume bikurinda kanseri y'ibere. Ikindi ni uko bituma umubyeyi aruhuka neza. Konsa umwana biraruhura, nk'uko twabivuze, birinda agahinda gakabije, rwose umubyeyi ugasanga ameze neza. Ikindi, amashereka ntagagurwa. Amashereka ntagahindutse, nako ntagagurwa, ni ikintu Imana yishyiriyeho umubyeyi agomba kubona ataguze, akonsa umwana we kandi ntaho yaguze. Mu cyimbo cyo kujya kugura ya mata, yaba y'inka yaba y'ifu, arahenze kandi nta nubwo ari meza ugereranyije n'amashereka. Ikindi ni uko umubyeyi wonsa agabanya ibiro.
ubushakashatsi bwagaragaje ko hari ababyeyi bamwe na bamwe bonsa bakagabanya ibiro, ariko akenshi usanga iyo ababyeyi bonyeje ibiro byiyongera ariko hari n'ababigabanya. Aha twagiye no ku kamaro ko konsa ku mwana. Umwana wonse neza akura neza, umwana wonse neza agira ubwenge, ubwonko burakora neza, bimurinda indwara nk'ama-infection yo mu matwi cyangwa se ayandi ma-infection yose, kuko amashereka aba arimo icyo twita abasirikare b'umubiri biteguye guhangana n'indwara iyo ari yo yose. Niyo mpamvu umwana wonka neza atarwaragurika, kandi aba arimo za poroteyine zubaka umubiri, aba arimo amasukari, aba arimo amavitamine afasha mu gukura k'umwana. Kandi ikindi, umwana wonse neza bimurinda kugira umuhondo. Indwara y'umuhondo iterwa n'uko umwana atonse neza ngo abashe gusohora umwanda uri mu mubiri. Rero mubyeyi yonsa umwana neza umurinde indwara y'umuhondo. Nanone kandi umwana wonse neza bimurinda kurwara impatwe cyangwa se constipation, kubera ko aba yonka. Nanone ugasanga mama we nawe akunda kunywa cyane amazi, ibindi byose. Iyo mama we akunda kunywa cyane n'umwana ntabwo arwara constipation. Ikindi, umwana wonse neza arabyibuha, ukabona afite itoto, agatoha ku mubiri, akagira imbaraga zo gukina. Umwana wonse neza rwose aba ameze neza. Hari ibimenyetso hano bigaragaza ko umwana ashaka konka. Mubyeyi nubona umwana wawe arira, ashobora kuba ashaka konka, ukabona ararira kandi nta kindi kibazo afite, azaba ashaka konka. Ikindi ni ukubona umwana azunguza umutwe, azunguza utunwa, ashyiramo udutoki, ayonka intoki. Ibyo byose bigaragaza ko umwana ashaka konka. Jya umwonsa nubwo y'amasaha 3 twavuze ataragera. Rwose hari abana bonka cyane kandi nta kintu bitwaye. Umubyeyi apfa kuba afite amashereka, umwana yakonka inshuro zose zishoboka. Na za zindi 12 twavuze ashobora kuzirenza. Kandi iyo ugiye konsa umwana ugabanya imyenda imuriho, agakubitwa n'akayaga, ukamufata neza ukamwonsa. Birabujijwe kandi konsa umwana uryamye, kuko ashobora kwaspira amashereka akajya mu nzira z'ubuhumekero, cyangwa se ashobora kumira amashereka akajya mu nzira z'ubuhumekero, bikaba byamuviramo urupfu. Ikiza, niba ugiye konsa umwana niyo byaba ari nijoro, icara wisegure, ufate umwana wawe neza, hanyuma umwonse, ahage, wongere uryame. Icyo kwitondera cyangwa se inama twatanga aha ngaha ni uko mubyeyi rwose icyiza, icy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro, onsa umwana wawe aho kugira ngo umuhe amata, yaba y'inka yaba y'ifu. Ay'inka yo rwose ni mabi cyane, tuzabivugaho mu biganiro byacu bitaha. Ariko icy'ingenzi kandi cyiza ni uko wonsa umwana wawe, kuko amashereka ntagurwa, umwanya urawufite. Icara wonsa umwana wawe, akamaro twakabonye kandi ni kenshi. Murakoze, naho utaha mu biganiro byacu by'ubutaha. Stay tuned.